kuvuga ni byiza ariko iyo bije mu mwanya wabyo, guceceka ni byiza iyo bije mu mwanya wabyo. None se tuzamenya umwanya wo guceceka ryari? Ni ryari umuntu agomba guceceka? Wari uvuze nk'urugero rwo mu ngo, reka dufate urwo ngurwo ariko tugenda. Urugero rwo mu ngo, buriya nk'umugabo atashe agasanga umugore asa nkaho yamuye akanyanga, karavuga amagambo yasumye yasizoye, icyo si igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo guceceka. Kandi nushaka gutsinda umuntu igitego nyacyo, uzamutsinda utavuze, uceceke. Baza bavuga ngo ubazi icyazi ngo azabaza ngo nyina ni umukobwa w'abaki. Urabyumva? Umwana ari kubaza ngo ese ngo mama ni umukobwa w'abaki, buriya barimo abazi icyazi. Cyangwa nka mwarimu aza kubaza kandi akakubaza ikibazo iwakize. Ufite reponse ni ngombwa uyimuhe, ntayigumane. uruzi guzuye tugomba kugwitamo. Reka nkubwira akantu, hari ibintu ngenda nkurikirana nk'ibyo kumva biranshimishije. Umugabo umwe ahashingira umwana wiwe, n'uwo mu karere, nimvuga gutya abantu bo mu karere barahita babyumva. Hello guys, amakuru mufite, mumerewe neza, mumeze gute aho muherereye? Turabasuje cyane aho muherereye ku migabane y'isi yose, tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, ibagirire neza, turabakunda. Ikindi tubashimira cyane uburyo mukomeza kutugaragariza urukundo, mutwitaho. Abamaze gukora subscribe, Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. N'abandi batarayikora mwabikora, ntacyo bitwaye, kugira ngo mutwereke urwo rukundo. Hanyuma turagarutse, dufite umutumirwa wacu duhorana, umusangwa. Ni umusangwa, reka mbyite gutyo kuko amaze kuba umusangwa, ariko ngo urugo rutakwise umushitsi ngo ntiruba rugwawe. Rero ndakwakiriye cyane. Murakoze cyane ku ikaze bwawe. Merewe neza, turashima Imana. Rero urisanga cyane muri iki kiganiro tugiye gukorana. Wiyumve kabisa, uduhe bya bindi by'ubwenge n'ubundi uhora uduha njye n'abakunzi banjye, kugira ngo dukomeze twunguke ubwenge. Rero karibu cyane, ubashe kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane, turamukije ababakurikirana bose, abakunzi banyu kuri channel yanyu, ngo bakomeze bamererwe neza kandi bakomeze babashigikire. Ko baza babikora mu kubashigikira, ntacyo bitwaye muri wa mutima w'urukundo, bakomeze babikore. Kandi nabo erega nta gikorwa cyose kibaho tutazahemberwa ku Mana. Ibikorwa byose tuzabihemberwa, ibikorwa byiza. Ni ukuvuga ngo watanze subscribe yiwe azayihemberwa cyane rwose, azayihemberwa. Ni umutima w'urukundo, yakoze igikorwa cy'urukundo. Icyo gihe rero ikintu cyose cyo gushigikira mwene so, ikibazo ni ukudashigikira, ni ukugwanya. Ibyo nibyo abantu batazahemberwa. Ariko igikorwa cyose cyo gushigikira, cyo gufasha, cyo gutezanya imbere, icyo ku Mana ntabwo ari cyusa. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Hariho n'umuririmbyi waririmbye aririmba ngo umurimo utakoranye urukundo ngo ntuzawuhemberwa. Ariko uwo wakoranye urukundo, ni ukuvuga ngo kuhakanda barahakandanye urukundo, uzabihemberwa. Mukomeze mudushigikire, mutwereke urukundo, muzabihemberwa. Hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuganira topike ivuga guceceka. Mbese guceceka birakenewe. Imbaraga zo guceceka ni izihe? Intege nke zo guceceka ni izihe? Ese biba bikenewe ko umuntu aceceka? Hariho abantu bamwe tuza tubona baratuje, baracecetse. Hakaba n'abandi bavuga cyane, abonye akantu kose akavuzeho, ikintu cyose kije akivuzeho. Ese buriya guceceka, uyu munsi rero naje ngo tuvuge ku bijyanye no guceceka. Ese guceceka ni faiblesse? Guceceka ni imbaraga? Karibu cyane. Murakoze cyane kuri iyo topike. Gusa irasa nkaho igoye. Iragoye. Igituma isa nkaho igoye,
nuko uvuze ngo tuvuge ku guceceka kandi ugakenera ko noneho ushaka ko duceceka. Tuvuge guceceka ariko kurabisaba ko tubivuga hano imbere ya kamera, twari kwicecekera nimba ari kwiza noneho ntituvuge tugasoza ikiganiro tutavuze, mbese nyine tugafata nk'umwanya wo guceceka. Fata umwanya wo guceceka. Ni nk'uko ofete urakoze cyane. Yego, reka tuze kuganira tuvuge hejuru ese guceceka bimaze iki. Guceceka ni intege nke, guceceka ni imbaraga. Mu by'ukuri guceceka, ikibazo dufite hari igihe tuvuga mu mwanya utari uwo kuvuga, cyangwa tugaceceka igihe kitari icyo guceceka. Iyo niyo ngorane gusa ihari. Hari umwanya wo kuvuga, hari umwanya wo guceceka. Rero ingorane abantu bafite nubwo twinjiye kuri side imwe yo guceceka, nuko bataza bamenya ngo ese iki ni igihe cyo kuvuga cyangwa ni igihe cyo guceceka. Umubwiriza, ndatekereza ko mu mubwiriza cyangwa imigani haravuga ngo hari igihe ni umubwiriza, hari igihe cyo kubaka, hakaba n'igihe cyo gusenya. Hari igihe cyo guseka, hakaba n'igihe cyo kurira. Igihe kiba. Rero ingorane iri aho ngaho ni uko abantu babifashe bumva ko umwanya wose ari ukuvuga. Umwanya wose bawugira uwo kuvuga kandi umwanya wose ntabwo tugomba kuvuga. Hari igihe uvuga bitari ngombwa. Kandi guceceka buriya ntibisobanura ko ari intege nke, ahubwo ni imbaraga. Guceceka ni imbaraga cyane rwose. None se mu gihe ucecetse bikenewe ndaza kubikubwira aho bishobora kuba intege nkeya. Ariko tukiri aho, icyo nshatse kukubwira, wibuke na Yesu bamufata hariya, bamwagiriza ibintu bari bamushinja hariya, yahisemo guceceka. N'igihe bamubaza uri umwami w'Abayuda, yarababwiye ngo murabyivuge. Uvuze kuri icyo kintu cyo guceceka ko ari imbaraga, mbese nkibona ahantu nko mu ngo nyine, iyo umwe yazamutse uwundi agaceceka, wundi wazamutse ni ukuri aba agiye muri esheki. Reka nkubwire ubundi umva uko bimeze. Habe no mu bihugu hari ikintu baza bita ngo ni reserve forces, force de reserve. Hari abasirikare igihugu gifite bakora ibyo bagomba gukora mu gihugu mu bikenewe, ariko bafite n'izindi mbaraga babitse zitagaragara, ariko bashobora gukoresha igihe bibaye ngombwa. Kuri uyu muntu yacecetse ntumenya imbaraga ze n'intege nkeya ziwe kuko yacecetse. Ariko umuntu yavuze uzuhita umenya imbaraga ze ukamenya ngo aha niho hari intege nke ziwe. Bibiliya iravuga ngo igipfu iyo gicecetse bakitiranya n'umunyabwenge. Ariko hari ibintu byinshi ukurikirane urebe abaje hariya ku macano ibyo birirwa bavuga. Abantu bumva ko kubera ko hariho za kamera bagomba kuvuga. Abantu bumva ko kubera ko bamutandire mikoro agomba kuvuga. Ariko karavuga iki? Icyo nicyo tubanza kugomba kumenya. Wa muntu karavuga iki? Ugomba kumenya icyo ugiye kuvuga. Guhagarara hano nkirirwa nkabesha. Hari ikiganiro naraye nkurikiranye, reka ndeke kuvuga uwo muntu, ariko ndamushimiye. Hari abagabo cyangwa abadamu boreka abantu bagafata umwaka baza babesha. Urabyumva? Babesha barahawe podium, barahawe space bakayibeshamo. Ariko umunsi umugabo wuzuye ukuri unafite n'ubwenge, cyangwa umudamu wuzuye ukuri w'umunyabwenge yavuga agasenya bya bintu, igorofa ryose riba ryaramaze kurenga iriya, kuko ikinyoma nta musingi gifite, rikarinda mukarikita hasi hakujya ku munara bibabera. Hari umugabo naraye nkurikiranye kandi mu magambo atuje, mu magambo y'ubwenge, avuga umuntu wabesha kandi atanamwiyatakaho gusa, ariko avuga ukuri, ahagarara ku kuri.
ukuri buri gihe kuratsinda. niyo nari nkubwiye ngo rero buriya na Bibiliya irabivuga, umuntu iyo acecetse ntiwamenya ko afite ubwenge, ariko ntiwanamenya ko atanabubuze. ni ukuvuga ngo ncecetse hano ntacyo mvuze, nicecekeye bonita umunyabwenge kandi ntariwe, kurabyumva? cyangwa bonita igipfu ntarico kubera ko nacecetse. cecetse kibomenya imbaraga zanje, kibomenya intege nkeya zanje, ariko isifiko gusa mvuga. umuririmbyi yaravuze ngo umenye ko dukinira mu kibuga cyakiniyemo abandi. Bibiliya iravuga ngo uko tugoswe n'abahamya benshi, tugoswe n'abahamya benshi. hari abantu batureba, hari abantu barimo bajajinga, hari abajije. nuzoza uja kuvuga ikintu uzi umenya ngo ngiye kuvuga, hariho abagiye kujajinga bino ngiye kuvuga, kandi apana muri side iri negative, mu buryo bwiza cyane bw'ubwenge, ariko noneho bagiye kubivuga. icyo gihe rero nari mvuze ngo kuvuga ni byiza, ariko iyo bije mu mwanya wabyo. guceceka ni byiza iyo bije mu mwanya wabyo. none se tuzamenya umwanya wo guceceka ryari? ni ryari umuntu agomba guceceka? wari uvuze nk'urugero rwo mu ngo, reka dufate urwo ngurwo ariko tugenda. urugero rwo mu ngo, buriya nk'umugabo atashe agasanga umugore asa nkaho yamwoye akanyanga, karavuga amagambo yasumye, yasizoye. icyo si igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo guceceka. kandi nushaka gutsinda umuntu igitego nyacyo, uzamutsinda utavuze, uceceke. baza bavuga ngo ubaze icyazi ngo azabaza ngo nyina ni umukobwa w'abaki. urabyumva? umwana ari kubaza ngo ese ngo mama ni umukobwa w'abaki, buriya barimo abaza icyazi. cyangwa nka mwarimu aza kubaza kandi akakubaza ikibazo iwakize, uba ufite reponse, ni ngombwa uyimuhe, ntayigumane. uruzi rwuzuye tugomba kugwitamo. reka nkubwira kandi hari ibintu ngenda nkurikirana nk'ibyo kumva biranshimishije. umugabo umwe ahashingira umwana wiwe, n'uwo mu karere, nimvuga gutya abantu bo mu karere barahita babyumva. urabyumva? abantu baramucuragurira, bijya byo gukenera ngo bice ubu kambamba, ngo barangize amajambo abamwe menshi. ariko kuko byari umugambi w'Imana, erega gusa tuza tuvuga ariko nta n'icyo tunahindura. ubundi umuntu akwiriye kuvuga azi ko ijambo ryiwe hari icyo rije guhindura, ariko uzi ko ijambo ryawe ridahindura, uba urimo uvuga iki? wa mugabo rero ubukwe bubaye, nubwo bwari bwagize ibibazo byinshi, ahashima mu ikanisa aravuga ati nahuye n'umuvumba w'amajambo, vabi, umuraba, umuhengeri, umuvu, atariko njewe nawe ujabutse w'amajambo, je najabutse, atariko ndabarahiye, abasigaye inyuma muzotwagwa. kandi hari abandi baje inyuma baratwagwa kubera ya magambo ameze gutyo, hari abandi byasenyeye. urabyumva rero? icyo nari mvuze ku rugero rwo mu rugo, umugabo atasha avuye ku kazi agasanga umugore batirirana asa nk'uwamwoye akanyanga, yabaye nk'uruzi rwuzuye. icyo si igihe cyo kuvuga, icyo ni igihe cyo guceceka. ukareka uruzi rugasuma, rukaruha rugahoka. iyo rumaze guhogokwa muza musubira mu kiganiro mukaganira, ubuzima bugakomeza. yewe zari byakugendeye. kandi rero n'ikindi gitangaje, rekaho ngo kuravuga uwundi aracecetse, uza wibona wabure, uza uhita ubona ko yagusuzuguye, uzihita ubona ko uruzi nimba guzuye ukawikiramo, ruza rugutwara, ntacyo kubuza gutwara. mbese nimba usanze umuntu ahavuga, nawe ukinjiramo ugatangira, ni rwa ruzi rwuzuye uratwara. reka tubwire abantu baza birinda gutwarwa. urumva?
azarinda kwita mu nzuzi ni ukuvuga ngo icyo gihe uhagaze ku ruzi rudafite ikiraro nubwo ari umudamu ni uruzi rwuzuye rudafite ikiraro irinde kwita muri rwa ruzi n'ugwitamwo ruragutwara ikibazo wowe niyo wanyuze ingo nyinshi nawe uza zisenyukira umugabo nusanga nawe yamuye akanyanga utazi iyo akamwereye ugasanga nawe aririye amashurishuri ese buriya abavuga ntabamuye akanyanga gusa ibintu byose buri gihe ujya umuntu aba yasinze ni pepo niki koresheje icyo ngicyo biriya twebwe tuba tubyita ngo ni amasubstance psychoactive ni ibintu byendiza donc bizana indi myitwarire utari usanga ariko hariho ababikora batamwoye inzoga oya simvuze ko baba bamwoye necessaire ni terme ukoresheje ni terme nakoresheje nusanga umuntu ubundi umusinzi niwe uvuga amagambo adakontorora kandi agasindira aho batasangiye aho bataziranye aho badafite n'ibibahuza icyo gihe rero niho navuze ngo ifo kumwitaza ni nka kujya wasanga uruzi rwuzuye rudafite ikiraro ugomba kurinda rugahogokwa ukazabona kwambuka kwa kurinda ni kwa guceceka kurinda uruzi ngo ntirugutware rw'amajambo ni uguceceka iyo ucecetse ruza ruhogoka kandi iyo ukomeje nawe kurujamo ruza rukomeza rukuzura davantage rukagutwara neza rukagukonera ukagenda ingo nyinshi zisenyuka kubera iki ubundi umuntu azamutse ari hejuru kareba bamuzamuye muri mixer ageze iriya wowe ugomba gutuza ukaguma hasi urabyumva rero buriya hari ibintu byinshi tuvuge nko ku rugero nk'ibi bavuga ngo abantu ni abarozi ngo ni ibiki hari abarozi bamenyekana atari uko hari ababeretswe mu mwuka w'Imana atari uko hari ababafashe iyo baroga ariko kubera akanwa kabo umuntu ibyo avuga ukavuga wavuga ibi bagahita bavuga ati uyu muntu iki kintu esipavuze kibisaba ko tumwerekwa tumenye uwo ari we abantu barita hanze hariya ubundi twebwe hari ikintu twita ngo ni autoprojection kuvuga ibikurimo buriya umuntu w'umujura umwibyi karuhariwe mushobora kunyura nk'ahantu yabona inzu ikinguye itarimo abantu kuko iwe ni umujura nta kindi kiza agahita hazamwo kwiba akaba avuga ngo hano bariba kuri we utari umwibyi tine pepa faire allusion kuri icyo kintu icyo cyo wociyumvira ngo hano bariba bitekereza ngo hano biragenda gute ariko umujura we iwe niyo kaje iwe gakera abonye inzu kukinguye aravuze ati hano bariba sabanda hayavuga ahubwo ari niwe karavuga ngo mwonuru rusa muri iyi modoka cyangwa mwonsigira 5 minutes noba nayikubuye nayejeje rero iyo tuvuga buriya hari ukuntu tuba tugiye kugira ngo abantu bamenye imbaraga zacu n'intege nkeya zacu ariko iyo ducecetse nada ni ukuvuga ko abantu batwibaza suriya muntu ni nabo bantu batinyitse abantu batavuga buriya baratinyitse barabatinya kuravuga ati uyu muntu ari calme tumenya ngo yashimye tumenya ngo yagaye tumenya ngo iki cyoba cyamubabaje tumenya ngo iki ngiki abantu bari abo bita ngo naba phlegmatic muri psychology batagira emotion ibintu byose bikaba komisiyonete uwo muntu ateye ubwoba urabona gutsindwa cyangwa erega ubundi dutangaza intsinzi tutaragwana urugamba iyo turimo tuvuga tuba dutangaza intsinzi ariko urugamba tutararugwana ariko kandi iyo ducecetse tuba twibitsemo imbaraga zoduha gutsinda urugamba nubwo tutararugwana sinzi ko wumvishe kuri utwo ako kantu kabisa iyo tuvuga dutangaza intsinzi tutaragwana urugamba kandi dushobora gushika imbere rukadutsinda ariko iyo ducecetse tuba dufite imbaraga zo gutsinda urugamba ariko tutaragaragaza ziturimo ntizigaragara ariko turazifite uriya rugamba biragaragara ko tworutsinda yego ariko wa wundi uvuga ataraja ku rugamba ashobora gushika hariya agakwitwa kuri ako ngako uzi isoni zirimo nsinzwe urugamba navuze ko nzatsinda
ni aibu sana mugani w'abaswahili ariko urugamba runtsinze ntaravuze ko nzarutsinda ni nomo ni ibintu bisanzwe ariko nono umuntu abanza aje hariya yiha yavuge ngo ibi ni ibije mbishoye nzobigenza gutya na gutya na gutya nagera hariya akubitwe hasi ico gihe rero none ari mvuze ngo guceceka ni imbaraga tuba tubitsemo ubundi habe n'Imana ikeneye ko duceceka iyo ducecetse Imana izizi igakora ku mwanya wacu ariko iyo dushatse kuvuga no gucira Imana izi twiyoreka vuga ngo reka nceceke ndebe urakoze cyane ndabona umwanya uhawe ugenda yego tubwire mbese avantage iri mu guceceka ikintu cya mbere ni iki twavuze ngo iyo ucecetse abantu ntibamenye uriwe urabyumva tibamenya ngo ugira ubwenge tibanamenya ngo uri igipfu ni ukuvuga ngo abantu baba bakigufitiye icyizere mu bintu byose ariko iyo tuvuze tugaragaza abo turi nimba umuntu adafite bwinshi buza bugaragara nimba afite bwinshi buza bugaragara ikindi iyo ducecetse n'imbaraga zacu tuba tuhaye tubika imbaraga ubundi si ikintu cyo gushira hanze reka nkubwire muri mouvement yitwa la négritude africaine ni igihe abirabura barimo bafacinga ibibazo bikomeye by'abakoloni by'abazungu abazungu bafite uko bari baje gukoloniza abanyafrika hatangira habaho mouvement y'abafrika bari ko bandika bagerageza gukontesta biriya bintu abazungu barimo bakora umugabo wo muri Nigeria witwa Wole Soyinka arandika aravuga ngo les tigres ne chantent pas sa tigritude mais il tisse sa proie et la mange ou la dévore aravuga ngo igishokoma les tigres uzorebe niyo mpyisi mbi irangamye inyamaswa y'inkazi ariko ntizivuga ibicecetse wogira ngo ni ikintu kitarangana ariko nimba hari impyisi irangana y'inkazi kandi itazihusha kandi itagira icyo utinya niyo ariko itarinzi bivuga intare nabwo abantu bozitinya ziramiriza ziravugwa umuntu ashobora kuyumva ihaye navugira ku rukayikweba naho iriya kiba gicecetse ariko kiya gitagitinga cible yacu ubundi amazi yasuma cyane ariya si yatwara abantu ariko baza bavuga ngo ariya mazi ari calma tuje hariya ahantu zakazengere hariya hatavuga ariko hagira gute iriya turubita avuga idasakuza iri iyo hanyuze hariya muri ya kazengere yatuwajabuka ni ukuvuga ngo imbaraga zacu rero sizo gushira hanze ngo abantu bazimenye tugomba kuzigumizamo twenyine tukazimenya tukavuga ngo mfite imbaraga utarinzi ivuga ariko utarinzi uzivuga urabyumva ico gihe za mbaraga ni ingenzi urazifite uziyizimwe ariko nturinda uzivuga urakoze cyane pe cyane sinzi ko ufite akanyuma wavuga cyanyuma narimvuze gusa guceceka hariya wenda kuko ariko twavuzeho guceceka kwacu ntikugomba guhinduka ubwoba ngo duceceke dutewe n'ubwoba icyo ni icyambere guceceka kwacu ntikugomba gutuma tutavuga ukuri guceceka kwacu ntikugomba gutuma tureka injustice ngo ikomeze igihe worebera ibyo kandi ubibona ko ari amakosa icyo gihe kwa guceceka kubaye kubi ariko ucecetse ibyo bintu bitarimo ni amahoro ya Yesu Kristo urakoze cyane ndagushimiye kuri aka kanya mpaye ko kuvuga kuri iki kijanye no guceceka buriya guceceka ni force twumvishije yuko iyo ucecetse uri kumwe n'umuntu uri kuvuga yego wowe ugaragara nk'uwatsinze deje wamuteye igitego buriya aravuga yagera aho ngaho akavuga ngo ese igice waba bashaka abantu benshi iriya ni stimulus baba baduteye umuntu aragucokoza gutya kugira ngo yumve baravuga ngo iyo umusaza gututse nawe ukamutuka at least nawe ubaye nkawe erega ni kwisi imeze isi iraducalenginga isi hari stimulus dutera kugira ngo tuvuge dutakaza imbaraga ariko iyo ducecetse Samson yari afite imbaraga igihe yari atarazivuga ariko umunsi yazivuze gusa barasimenye yahindutse umunyantege imbaraga zawe
zigumane wewe nyine ego reka kuzibwira abandi uzazigaragaza igihe ari ngombwa ariho abantu bazazibonera uzi kuba hari umuntu utazuvuga abantu bo gukonfonda bakagira ngo uri nk'umuswa washika hariya wademontre ikintu wavuga ijambo ry'Imana wakora intervention abantu bazabaca bugufi bakemera ibeye bakavuga ati espe kuri yazaceceka azi kuvuga kuri espe kuriya aratuje afite ziriya karite zingana kuriya tuzobatungura urumva rero nibyo nidutungura abantu ariko iyo twamaze kugira Yesu uzubona araho yigeze nta publicité yazagakora ngo ndaja ariko abantu bazaga bagenda bamuhiga kubera imbaraga naho ngubu amafishe ziriya ni intege nkeya afishe ni intege nkeya ni iki none guhamagara abantu Yesu hari uwaza agahamagara bazaga bagenda bamuhiga iyo yagiye ndetse akambuka hakurya nabo bakita mu kiyaga bakajabuka ati ni gute wageze ino tatubwiye kandi nta afishe bakoze nta afishe yari afite imbaraga zigomba gukwega abantu ijambo ry'Imana n'umuntu urimo usenga wuzuye imbaraga z'Imana Imana igomba gukora abantu bakitabira atarinze babicisha ku maradiyo no ku bindi no ku mafishe ntabwo ngiye kuvuga ngo abantu bareka amafishe ariko nshatse kuvuga ko izi publicité kenshi ababirirwa bapiburiya n'amamarchandise ibicuruzwa byabo nta kalite biba bifite umucuruzi wacuruza ikintu cya kalite azayicecekera uzuhagurira rimwe n'abandi bakaza baza bakavuga ngo runaka hariya uyu mucuruzi abahe ariko rero muze mutugurire muze bigende gutya sijya ni intege nke ya madame murakoze cyane urakoze turagushimiye kubw'iki kiganiro duhaye ciza cyane cyo kumenya imbaraga ziri mu guceceka umwanya wose so kuvuga tugomba kandi ahakenewe ko tuvuge ahadakenewe duceceke dutuze rero turagushimiye wakoze cyane kubana natwe Imana kuduhera umugisha dushimiye abadukurikiranye mugende muvuge aho bikenewe ko muvuga aho bidakenewe mutuze kuko gutuza ni imbaraga murakoze cyane naho utaha